ubwo rero ngiye ikintu nagushimiye ni ikintu kimwe nagiye kwivuza urabona narinje kugusura agano ni he Rurindo ni Rurindo mu mudugudu wa Runyonzi ari mu karere kahe ni Musenyi karere ka Musenyi akarere ni Bugesera akarere ubwo ni Bugesera mu murenge wa Musenyi ahubwo ubwo ni akagari ni akahe ni Rurindo uyu mudugudu mutima ni wahe Runyonzi Runyonzi okay ubwo rero nge nakuntu nashaka kuvuga neza kuko buriya wamuri ikintu cyiza ngewe bakundangiye ngeze iwawe ibyo wankoreye byaranshimishije kuko ngewe uburyo numvaga ameze numvaga ntazakira wumva utazakira yewe nibyo wambwiraga buriya nge nkubwira ati umuti n'abati se ubundi uyu muti ariko umuhungu uzamarira iki nekeje akababaro mfite numva reka da rimwe ndaza ngeze n'ahangaha abantu bakashaka kunca intege tari kunyamara ati amafaranga uri kuyatoya ariko se noneho yenda tutaciye kure we ujya kumenya wambwiwe nande ni umusaza widuturanye uraho bita Ngendahayo umugabo duturanye uteraguye iwanjye nge naricaye mu rugo nyine ndi kuribwa meze nabi bati ubuzima buranyobeye ubaho nzivuza sinzi nahari ndicara mu rugo mu nsina atari ko uriya muntu akunda kugenda ntayayibirwa umuvuzi wamvura ndagenda musanga mu nsina ari gukorera insina ndamusuhuza none nshaka ndangira umuvuzi kandi nzi kugenda baturutse mu ceza ruguririya numvaga yuko abantu baturuka hariya mu ceza Butare ari abahanga cyane ari abahanga urumva none ubwo ngubwo abarambwiye ati se ubu ngiye kukurangira kwaca amafaranga menshi ayazaciye sizemba n'ubutaka mvutane ariko amvura ahitama ubwo ahita akira ikiganiro cyawe kuri telefone ndacyumva cyari cyabereye wari wagikurikirana yari agifite yari agifashe agifata wumvaga yagikuye nyine ngewe yagishyizemo arambwira ati mva rero ngo kugira ngo ngwe nomero ziwe reka maze mwumvishe uko avura n'abagiye kwivuza yari yagifashe kuri radio cyangwa kuri radio yarakubwira ati gusa reka mbanze mwumvishe uko avura ubwo arakunyumvisha ukuntu indwara uvura abaguhamagara wumvaga nayo ndi kuvugira kuri iyi radio gusa itangikira imari sango niba ari iki we yaragifashe ibyo we yarakire kodi we yagende aho ngaho ni ibigano twagiranye n'amaradiyo ni Sango Star uzikariyo niyo rwose ntabwo mbizi nimba ariyo yababwiraga ubwo bakabaza abamotari bagiye bazana abantu iwawe akabaza ati se ngewe umumotari ati ngewe ku giti cyanjye hari abantu agiye njyanayo meka njyanyeyo ariko bose barakize nyitega amatwi uvuga uburyo indwara uvura zose ubakura bati rwose ikintu nakora uvuga ngo umuntu ngo bakwibye ngo ndagaruzaga ibyo bagutwaye ibyo ngibyo ntabwo simbikora bitega amatwi numva birugura n'indwara ndwaye bati uyu muntu ntabwo muviriye ese ngenda nyakomeza noneho tukiri aho ngaho urumva gusa ni umuntu wakomaye ku kiganiro cyangwa se yarakoze record ku biganiro twakoze ku maradiyo ugira imana uraza kandi nuweho ujya cyangwa se ufatwa n'ibindi weho wagerageje kwivuza mu kinyarwanda cyangwa nibwo bwa mbere wahuye n'umuvuzi wa kinyarwanda ngewe ndavuga ngo nameza amezi angahira ndumva ratati Gitarama mbaye ndwariyeyo nivuzayo ariko hari mu kinyarwanda ariko nivujeyo urumva ko nagiye nkabayo ariko uko bamvuye uwo bare nahuye nabwo ndiyo ntabwo aribwo nahuye nabwo ngeze iwawe
none nibura yenda ari mu ncamake nk'uburwayi bwawe wari ubanye nk'igihe kingana iki? imyaka ine cyangwa itanu n'irimora n'itanu itanu irimo n'itanu itanu irimo itanu irimo itanu irimo kuko ndumva